What are the difference between been and being? Been ni past participle of verb to be, inshinga kuba. Ikorana na have, has na had. Formule yayo dufata had cyangwa se has cyangwa se had tugateranyaho been. Dushobora kuvuga ngo I have been tired all day. Maze umunsi wose naniwe. All day ntibibacange ni umunsi wose. Umunsi wose. I've been tired all day. Maze umunsi wose naniwe. They had been friends for years. Bamaze imyaka myinshi bari inshuti. Being tuyikoresha tuvuga igikorwa kiri muri process, kikiri kuba. Ikindi ikorana n'izi verb to be. I'm, is, are, was ndetse na were tugateranyaho being after. Nkuko twabibonye hano hari is being, was being. The room is being cleaned. Icyumba kiri gusukurwa, kiri muri process, kiracyari gusukurwa, kiri gusukurwa. The bridge was being repaired. Ikiraro cyari kiri gusukurwa, byari bikiri muri process. Ikindi dushobora gukoresha being nyuma ya preposition, like preposition of cyangwa se for cyangwa se n'izindi prepositions. Hano turavuga ngo he is afraid, afite ubwoba of being alone, bwo kuba ari wenyine. She apologized, yasabye imbabazi for being late, yasabye imbabazi zo gukererwa. She apologized for being late, yasabye imbabazi kubwo gukererwa. Niba wumvise itandukaniro, subiza kino kibazo. Ikindi niba wifuza kumenya Icyongereza, jya kuri YouTube channel yacu yitwa God's First English, ureba andi masomo meza kurenza aya. Ikindi niba wifuza kwigana natwe, nimero zanjye ngize aho ngaho. Ntibagirwe gukosora kino kibazo muri comment section. Thank you for watching.